Yes, umugabo rero turi buganireho uyu munsi, umugabo tugiye kuganiraho mu kanya k'amateka, umugabo bamwita Agostinho Neto. Yes, uyu mugabo twigeze kumugarukaho mu gihe twarimo tuvuga ku bya perezida wa Angola. Yes, uyu yari umusizi akaba yarabaye na perezida wa Angola nyine. Yes, uyu Agostinho Neto turi buganireho uyu munsi rero. Uyu yafatwa nk'umusizi cyangwa umwanditsi ndetse akaba n'umuperezida, aho uyu muperezida yavutse mu mwaka w'1922 mu kwezi kwa 9 tariki 17 nyine. Yes, rero uyu muhungu usanga uyu mugabo wari umaze kuvuka yaje kuba perezida wa Angola mu mwaka w'1975 kugeza mu mwaka w'1979. Akiri umwana rero, Augustin akiri umwana, ababyeyi be bombi, narimo nkubwira ni Augustin akiri umwana, ababyeyi bombi barabarimu. Yes, byatumye rero Augustin abasha kwiga kandi agira n'ubumenyi mu ishuri, kuko urumva iwabo baramufashaga cyane na motivation, ku buryo ku myaka yiwe mikeya rwose yatangiye gukora muri Colonial Health Services, aho yafashaga abakoloni mu bintu bijyanye n'ubuzima bitandukanye. Ariko aha hari imbere yuko ajya muri university kwiga ibijyanye n'ubuganga. Ubuzima rero bwa Agostinho Neto ni burebure cyane, ariko turaza kugenda tunyuzamo amaso muri bikeya kuko urabona ko haba hasigaye n'igihe gitoya. Uyu yaje gupublishinga cyangwa se ashyira hanze volume ye ya poem ubwo yari Rwanda mu mwaka w'1948, ariko ntago ari mu Rwanda, ni Rwanda. Uyu rero Augustin akaba yari umunyamuryango wa Muvuma y'abishyize hamwe baharanira uburenganzira n'ubwigenge bw'abanya-Angola. Yes, Augustin rero yatangiye kwinjira mu bikorwa bya politike, nyuma aza gufungwa ubwo yari muri Lisbon. Ubw'ibyo bikorwa ari byazize, yaje kugarurwa muri Angola mu mwaka w'1959 nyuma yo kurangiza amashuri yiwe, naho mu mwaka w'1960 kubw'umurwayi wiwe yaze kuzira umurwayi wiwe arafungwa, dore ko atavugaga rumwe n'abakoloni bari barakoronije igihugu cyabo. Yes, rero uyu Augustin yakoze uko ashoboye, ararwana, nyuma arwanira igihugu cyiwe, ariko yagiye ajoininga kandi ashyira hamwe imitwe igiye itandukanye yarwanyaga ubukoloni.
bimwe mu bitekerezo rero yasize inyuma na n'ubu ngubu abantu bakigenderaho cyangwa se bumva bakamwibuka, harimo igitekerezo kivuga ati guceceka, ngo buriya guceceka rwose biba ari byiza kuruta amajambo yavuzwe. Yes, nuko twihanganira ibyuma bigera gutya bikagutenguha, dore ko mutanavuganye burya, ariko nta kundi ni ukubikoresha uko biri. Yes, rero Augustin amwe mu magambo yagiye avuga kandi yagiye afasha abantu benshi, yagiye afasha anamotiva bamwe mu basirikare bakoranaga icyo gihe, harimo nko kuvuga ko igitekerezo cyo guceceka kirenze amagambo yavuzwe. Yes, cya gihe uba ufite ikintu ucecetse, igitekerezo cyawe ugumanye ariko gifite ahandi hantu, gifite ikindi kintu cyakora, cyane ko ibitekerezo byose buriya ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu abivuge, hari ibintu umuntu aba akeneye practice akabipresenta, ukabyakitinga, ukagaragaza ukuntu ibintu byakorwa pana kuvuga gusa. Cyane ko buriya abantu kenshi usanga bakunda no kuvugavuga, bagakunda kuvuga yewe niyo naba nta kintu bafite cyo kuvuga ariko bakanga bakavuga, biba ari ikibazo, ntabwo biba ari byiza. Rero iri ni kimwe mu bintu Augustin yakundaga kuvuga cyane, nuko igitekerezo cyo guceceka buriya kiba kirenze amagambo yavuzwe. Yes, Augustin kandi yajyaga akunda kuvuga ko uruhare rwacu se cyangwa uruhare rwawe wowe uri kunyumva muri aka kanya rutagomba gusesagurwa uko wiboneye cyane cyane. Ariko ahangaha yabaga ari kubwira abwira bene wabo ngo babangora muri icyo gihe mu bukoloni nyine. Yes, yajyaga avuga ko uruhare rw'abanyangora, yewe ntawe uri kutwumva muri aka kanya, ntago rugomba gusesagurwa gusa n'ibyo ushaka gukuraho. Cyane urumva abakoloni nibo bari babangamiye muri iki gihe, we yakoreshaga ijambo gusesaguzwa na gahunda z'abakoloni. Yes, yavugaga ko uruhare rwabo rutagomba gutangwa gusa mu kugira ngo basese gahunda ya gikoloni, ahubwo uruhare rwabo nk'abanyagihugu rukenewe mu gusesa ubujiji. Urwo ruhare rukenewe no mu gusesa ubujiji bugacika burundu, bugasesa indwara. Buriya hari indwara nanone abantu usanga ari bo baba bazizaniye kubera wenda ubumenyi buke cyangwa ibintu bigiye bitandukanye. Rero umuhate cyangwa se urwo ruhare rukenewe no mu kurwanya indwara zitandukanye, urwego rwose rwo kugira ngo abantu babashe kubaho ariko babeho neza. Yes, ikindi kintu rero wamenya kuri Augustin nuko yajyaga akunda kuvuga ko aho urukundo ruri cyangwa aho urukundo rukura ari ahari cyangwa ari ahaba ubumuntu. Yes, that's why dukeneye ubumuntu mbere y'ibindi bintu byose, mbere y'ibindi bintu biza mu buzima bwacu. Usanga ubumuntu aricyo kintu gikwiye kubanza kibanze, nyuma urukundo rukabona aho ruhera ruganza, Yesu rugakura, birumvikana. Yes, Augustin rero yabashaga kureba kandi akareba kure, niko navuga, kuko yakomeje avuga ko ntabwo yari ikibazo cyo kubaho. We yabonaga ikibazo abanyangora bari bafite icyo gihe kitari ikibazo cyo kubaho gusa ngo bigorotore ingoma ya gikoloni bari barimo icyo gihe, ahubwo byari ikibazo cyo kwizera. Ese akavuga ni twebwe nitumara gukuraho abo bakoloni tukabirukana, twebwe bizatugendekera bite?
ari nacyo kintu ukwiye kumenya buriya mu buzima bwawe. Akenshi hari ibintu usanga atari cyo kibazo wowe ufite, ahubwo ari nk'intandaro cyangwa se ari nka rezilita z'ibikorwa byawe runaka wagiye ukora mu kindi gihe runaka. Ubu ukwiye rero kumenya cyangwa se ugatekereza wundi ukibaza ati ni ikihe kibazo kiri aha ngaha. Augustin yakomezaga avuga ko ikibazo cyari ukwizerana no guteza imbere umugabane wacu wa Afurika ntabwo badufite. Dore ko yavugaga ko ejo hazaza hazakura muri twebwe ubundi hakamurika nk'uko ubu ngubu Afurika ihagaze muri iyi minsi. Yes, rero ngayo amwe mu magambo Augustin yabashije kubwira kandi ageza ku banyafurika bagenzi be abo yayoboraga mu gihugu cya Angola. Rero bimwe mu poem cyangwa mu bisigo uyu mugabo yagiye asiga inyuma. Yes, icyo nakubwira ni icyitwa Scared Hope cyangwa se icyizere ariko gifite ubwoba cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi na kane. Yes, rero ngibyo bimwe mu byaranze ubuzima bwa Augustin twaganiragaho uyu munsi. Yes, urumva amasaha n'igihe, ariko tuba twagerageje uko dushoboye kose tukagerageza kureba bimwe mu byo twakoresha kugira ngo twunguke n'ubundi bumenyi, tugere n'ubundi rwego tugere rutandukanye n'urwo twari turiho. Augustin akaba yaraje kwitaba Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Nyine ntabyo twe twabigarutseho. Aho ngaha akaba yarapfiriye i Moscow aho yari yaragiye kuvurwa kanseri. Ngayo rero ubuzima bwa Neto wacu cyangwa Augustin Neto twaganiragaho wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda makumyabiri na kabiri, nyuma yitaba Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Reka twizere ko wakomeje kunogerwa rero kandi uryoherwa na gahunda za radiyo Agaciro. Njye mwabanye kuva ku isaha y'isaa yine kugera ku isaha y'isaa sita iri kubura iminota ine gusa ngo yuzure. Nari Jehova n'isi ikora uko ishaka. Yesu, uramutse ukeneye rero cyangwa uramutse ufite icyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nta handi wadusanga. Ni kuri Instagram ni radiyo Agaciro, kuri Twitter ni radiyo Agaciro, cyangwa se nanjye ukanyandikira in person DM ikiganiro twazaganiraho ubutaha, umuntu twazaganiraho ubutaha mu mateka, tukareba amateka n'ibyaranze ubuzima bwe bigiye bitandukanye. Yes, rero uramutse ubaye ufite igitekerezo cyangwa se icyifuzo ushaka kungezaho nanjye, wanyandikira kuri Instagram ni Giovanni Skol uko ishaka. Yes, ni Giovanni Skol uko ishaka rero, hamwe n'izindi mbuga nkoranyambaga zose amazina nayo ngayo, cyangwa ukanyarukira kuri YouTube channel ukareba ibiganiro bigiye bitandukanye biriho ukumva, hanyuma ubundi tugatera imbere twese, you know. Yes, reka rero mushimire igihe cyawe wowe waduhaye muri aka kanya ubwo tugeze ku musozo
cyacu rero ubwo kandi ndimo ndasezera rwose. Yes, rero wakoze kubana nanjye kuva dutangiye kugera ku isaha y'isa sita zuzuye. Ubwo ikiganiro rero nakagaruka aho tugenda turebera hamwe mu byaranze uyu munsi mu mateka, ubundi tugatoranyamo umwe mu bahantu turi burebere ubuzima bw'iho gatoya, ariko amateka yiwe n'ibyagiye bimuranga, urugendo rwe rw'ubuzima, nyuma tukumva n'icyo yabashije kugeraho, n'icyo yabwiye abantu bo muri icyo gihe cyabashije kubafasha natwe tukaba twakigiraho. Rero mukomeze kuryoherwa na gahunda za Radio Agaciro, mukomeze kunagirwa na gahunda za Radio Agaciro. Ngira ni Giovanni Sikora kwishaka mwabanye